ikiganiro The Coach RB and Mike Show, aho tuganira kuri business mu ngingo zitandukanye. Inde tuvugana? Ikibazo cya network cyabaye ikibazo gikomeye. Biriwe? Biriwe neza. Ninde tuganira urahagana he? Nitwa No Beef ndi Gicumbi. Ndakwibutse No Beef Gicumbi. Ikiganiro cyanyu ndagikunda cyane. Harya ntiwatubwiye ko ufite ibotike ra? Mfite shop yambika abakobwa n'abadamu. Hano mu isoko rya kijyambere rya Gicumbi ku muryango w'isoko kujya kuri gare. Ni icyo umaze kwigira muri business wasangiza umuntu mutoya ugiye gutangira No Beef? Ikintu cya mbere ni ukubanza kumva ko ibyo ugiye mubikunze. Icya kabiri ukabaza amakuru iyo abo bisanzemo ukagerageza kubagira inshuti. Bakaguha amakuru. Noneho nawe ya makuru ukagenda ukayaba hafi kandi hari kirazira z'ubucuruzi. Izo kirazira rero zidusangiza. Kirazira gucika intege mu murimo w'ubucuruzi watangiye. Kirazira kuba indyarya mu bucuruzi. Kirazira kugira umwanda ahantu ukorera. Vara, ibyo bintu ni ingenzi rwose. Kirazira gusuzugura umukiriya. Ugomba kuba ubundi ugomba kuba umuja imbere y'umukiriya. Yego. Niryo banga. Niryo banga. Noneho ibindi bigenda biza n'ibi biganiro muba mushyiraho. Nta muntu ugomba n'umwe kubicikwa. Kuko iri ni ishuri ryiza ryagutse kandi ritwegereye nk'ubu umuntu yibereye muri salo guha amatwi ejo ukagera ku kazi ukatangira ukapurika ibyo wize aho ngaho urumva ari ibintu bigoye. Urakoze rwose. Jewe aho ngaho rero ndabashimira cyane kuko noneho hari igitekerezo mwari muvuze kuri business abantu bafite imodoka zabo bwite. Ugasanga imodoka ziwe ziparitse ahantu nta muntu akakenera imodoka akodesha akayibura. Hari ahantu umuntu agenda afite perime we akagenda agafata imodoka akajya mu rugendo rwe akagenda akagaruka akaza kongera imodoka akayiparika aho yayikuye akishyura amafaranga ntabwo ibyo bintu byabaho. Nawe ushobora kuva hano ugiye nk'Ibutare ukagenda uri wenyine uri mu modoka y'imyanya 9 kandi yenda bashobora kugira icyo ukorera moda uretse yenda aba VIP ariko hari abashobora gutekereza ubwo buryo. Ubundi oya noneho si ukuyikenera bundi ahubwo none ukeneye kugenda uri wenyine wenda ku buryo bunyarutse n'ibyo ugiyemo. Ushatse imodoka yawe bwite urayibuze kandi perime urayifite. Yego. Ariko kukwegurira imodoka ngo ufate imodoka ugende ukabona ntabwo babikora. Bakagombye kunoza ibisabwa ni icyo umuntu yaba asabwa kugira ngo abone imodoka yigenga utayitunze abe yabasha kuba yavuga ati iyi modoka ni muyimereze ngiwe kuko bashobora kwishyiramo GPS cyane rwose. System ya tracking ya GPS irahari rwose ku buryo umenya n'ingendo yakoze naho yagiye. Naho nuko iri kugenda n'ibirometero ari magenderamo mu isaha urabireba. Noneho barangiza umuntu yaba afite perime yiwe mu gihe adafite amafaranga yo kugura imodoka ariko akayikodesha akagihuye agakata akagaruka cyangwa se mvuye Gicumbi ngiye Kigali ku modoka y'umuntu gutyo ariko ugasanga imodoka ziparitse ugasanga isasi irimo iratumuka iri kubara umusoro ziri kubara ibintu byinshi amasirasi ari kubara ibi bintu nabyo aho hantu iyo ngingo muyikozeho umwotso. Mukangura abantu kuko ntabwo umuntu nimba aguze imodoka miliyoni 10 miliyoni 20 kwirwa amafaranga yaparitse aho ngaho yayarunze ntabwo ari ibintu bizima ngenge mbireba mu bushishozi. Ibi bintu nabyo babisesengure rwose. Ntabwo ndi inzobere cyane mu bucuruzi ariko hari ibintu mbabona nkabona bitajyanye neza nk'imodoka ugasanga itwaye umuntu umwe hari abantu batonze umurongo ku muhanda bategereje imodoka. Hari ibintu bigomba kureba abantu mujye muhakoze umwotso genda bemera cyane kandi namwe muri inzobere. Urakoze cyane No Beef. Urakoze dusurize b'Igicumbi bose. Cyane barabemera bike niyo tuyemera kuko dutegereje biseruka mu muhuzo. Yes, naho mukanya rwose arabaje hageze avuze ibintu bikomeye ubwo No Beef komera cyane. Umunsi naje gusura umuvandimwe wanjye aho ngaho Igicumbi ngira ngo muramuzi, mworozi w'ingurube ukomeye cyane Claude Shirimpumu. Nawe nzagusuza mu isoko rwose. Hanyuma Shirimpumu nawe turanagusuje cyane by'umwihariko. No Beef akaba avuze ibintu byiza kirazira zo mu bucuruzi. Ni akantu k'ingenza navuze kandi abantu dukwiriye kongera gutekerezaho. Bati kirazira gucika intege, kirazira kugira umwanda aho ukorera,
kirazira gusuzugura umukiriya. Ibyo ni ibintu byose yagendaga agarukaho cyane. Iyo gahunda y'imodoka ni gahunda nziza pe, nihagira uyitangiza uzandabure. Iyanjye nyiparika ku kazi saa 2 za mu gitondo ikava saa 11 za nimugoroba. Urakoze cyane Imena, God bless you. Hanyuma Jacques Imuhanga, none se ubwo wanyura ku bantu kabatwara udafite uburenganzira? Ibyo ngibyo birashoboka rwose. Ntabwo ari ibingi byo kunyura ku muhanda ngo utware abantu, ni umuntu. Imodoka yawe ndazanye isange iwawe, ndabamba na adresse, nze fata ifunguzo nyitware ngene muri gahunda zanjye, nindangiza ngaruka imodoka yawe nyiparike iwawe. Impamvu ibi bitandukanye. Ubundi mu Rwanda abantu amakampani niyo akodesha imodoka cyane. Usanga abantu bari individuelle bazifite si benshi, niyo baba ari benshi biragoye kubamenya. Kuko ngubu uyu munsi kere kujya nka Facebook nabwo si kenshi, ariko iyi website iriho yaba ari website buri muntu wese ashyiraho imodoka ye na payment zikarangiriraho, ngira ngo byaba ari ibintu cyane. Ikikora ubu uyu munsi ngewe nje gukodesha imodoka y'umuntu runaka, iyi website ikikora iba nk'umuhuza. Naso ngo Mike iba yarabanje kureba niba nyiri iyo modoka ari sawa, iri justifié, afite ibyangombwa byayo neza. Hanyuma nawe uje kuyirebaho baba bafite ibyangombwa byawe ku buryo nta n'ahantu runaka waburira. Nk'ejo bundi nagiye Quebec, sibyo? Ariko nabuze umwanya wo gukoresha vidange. Nari ngiye kuyikodesha ngo ngende Quebec, hanyuma neza ngaruka nyisubize, byari iminsi 5. Ariko kuba amahirwe mbona rendezvous vidange n'ikosha birangira. Nuvuga ngo uyikodesha sina ngombwa ko aba adafite imodoka, ushobora kuba uyifite. Ikindi nuko nko muri business buriya abantu bagendera ku byo babonesha amaso n'ibyo bitari ukuri. Ushobora gukodesha imodoka nziza ugiye guclosing a deal. Ikindi hari abajene benshi bashaka kujya gutera ugakodesha nka V8 ugiye guclosing a deal kaze Land Cruiser V8 rwose, ukagenda wayivimviriyemo kugira ngo ujye gusinya amasezerano akomeye runaka. Ikindi ushaka kuba ushaka ufite dream yo kuzatunga imodoka runaka, sibyo? Biba biguhaye opportunity yo kuyikodesha umunsi umwe uyigendemo wumva uko imeze, ushaka kuyitwara ugasanga utayikunze, aho kujya kwangiza amafaranga yakubitemo. Yikodesha umunsi umwe, iminsi 2 uyigendemo uvuga ati imodoka ndayikunze, ninjye no kwigura bizaba bifite sense. Urabona rwose impamvu nyinshi zituma abantu bakodesha.